urabizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikira iki gice. Ukomeze kazo icyo wakora cyo ndakusaho ni kumyama naso yama oya haguruka urimo gushaka kwiruka ngaho napfuye izina ry'Imana ukigeze myasa nta kintu tuvugana n'ikina kimwe. Inzoga yaragiye kungura zose urazigura, ntabwo nari kurenza 5. Umva urazigura yama babarira mubabarire iki yama ni wowe amfungisha kugufungisha gusa icyo dupfa nagukize icyo umupfu mugore nyine murimo gupfa umugore ndabizi nanjye niyo mpamvu rero sibyo niyo ntabwo yaba agiye kungura inzoga nurangiza ngo mwice bene kakagega. Urazigura ntuzigura yaba nta mafaranga nazanye ntayo ariko wagera nasiri gushaka iki ko amafaranga afite nishaka kunura telefone Sibyama wambabariye ku kazo mbabarije shyiramo nimero z'umuyobozi w'akarere se w'akarere se kaje akarere wowe muyobozi se ndakubwa ngo shyiramo nimero z'umudugudu za mudugudu kiravuga wambabariye ku urabyanze itonde nyine ngo urabyanze nta soni Nyama uri data ukajya gukunda ariko mbara nkunda ncirimo kwica umuntu ndebe urajya ngo noneho niba atagufunga babarenge bafungwa. Unasubiza ko utayibonaga byagutwara iki akira neza oya uyu mubare ni kanga ni ninde ntabwo nimero nyizi mutwe natse umuyobozi muyobozi ino nyuguti mu mubare banza ni nyuguti naso umva nkubwire halo uriruka nkurabize halo abantu ngubise n'ingoma n'izina ry'Imana aramwishe n'izina ry'Imana Yamaretse kumfungisha akumara iki koko arakimukubise oya ntabwo araho hafi no kusina zanyese hano kuri za sina zanyese handi bahondera amabuye nubwo gwambabari sawa ndamufite barira basi ndagwa bibiri yampereza ataragera ubwo biseguma yampereza ataragera ariko kazu imwako cyose karyango wajya muri mukazo ariko sonze watuje go uko se nta kibazo ufite umuntu upima ntabwo rataka ego kazi we kureka kumuryamaho ni ikindi gishoro n'ikindi gishoro hasa ntabwo nakuzana nzo gukinisha umuntu w'umugabo nkanye we hano barakumenaho amazi rwose
wagira ngo twaje kwifotoza aha ngaha nazo amazi ameze neza umva nkubwire asembuye urare ntureba ntugire ngo nuko nabicecetse naguteye imboni n'umo ushaka kwifatisha ubundi kujya ku rutugu ukuntu nubwo nabyihoreye nyine kubera icyo kibazo ariko nubibyutse nabyo biraturinda bibaye erega ndi bofure nta kibazo rero kavuga akujya abakobwa banje bose basa nk'intobo bavutse ku maraso meza yaryo amazina nanjye ndabibona akura mu bana batampombera nzi neza ko batazamumbera uyu mukobwa mbakenesha agatari yagize gutyo ubu yagiye i Kigali afite imyaka 11 ishe yenda kugera kuri 11 urumva umwana arakira yagarutse afite ikintu bita ariko ya telefone urumva umwana w'umukobwa ufite telefone nk'iyi wamukurahe muri iki cyaro uyayirebe rwose naho uyu nguyu aragenda ajya gukundana n'umuntu ako se bundi reka mbabazi wenda kuvuga ari ubutandukana grasita burya ngo mbese se ibaze kujya mu bantu umuntu ucuruza boteke subwo wacuruza indagara za 50 ugacuruza intoryi zangahe ukumva kuzatera imbere aje nakumva nkubwe bura kazungu ni inyana yimbwa buriya cyose ibyo uvuga nanjye ndagushyira we ni inyana yimbwa kazungu n'imbwa rwose ufite umurizo nukuri tujye tuvuga imbwa mu mazina yazo ni nk'inyana yimbwa cyangwa kigurube kibwege tukuntu ntabwo abana bose n'abana ariko uwa mbere ni wowe uzubahagarariye wowe warandumbiye cyakoruta ariko nawe amaze gutera imbere umuntu ufite gushaka babiri ujya wibagirwa ko maruta nabo bazangana nanjye wenda aricyo bagezeho urazuwe ntakubeshye pe nifuzaga kandi ngiye wahura na muyobozi bwa mbere hama uzi ndamutse ngeze mu ishuri nakwicara nkiga ariko ibi utavuga ariko kane urumva washeze ukeneye kujya kwicara mu ishuri hamwe na turiya tunyeshuri tungana kuriya ngo ugiye kwiga ariko uzi kwicara bakwandikira ka message ukajya gusomesha undi muntu akaba ari ugusomera bakagukohereza ibaruwa ukayijyana undi muntu akagusomera urumva ibyo bintu bitababaje koko shaka nyine ubwo nurijyamo nanjye nzarijyamo pe ishuri kungana birababaje n'ibintu byoroshye pe ubundi we Katerina agiye Katerina yanambwiye yuko ngo agiye kura papa Rusaro ko bakajyana kugura itabo mu kandi kanya ngo yagiye kureba papa rero nese ubundi we nkwisabira akantu mwaretse nanjye nkaza tukabana rero kanya se kane mwese murajya ngo muzaze kuba hano urugo rwose rushirire hano ntabwo mubona ko papa ari wenyine kandi mama urabizi ko adahari mwihangane byibura mubimufasha papa akazi ariko ntacyo ndaza kuvugana na Gatarina numva icyo abivugaho narumvishe ngo na mama azaza ku cyumweru ntacyo ubwo reka tumutegereze tuzabivugaho tubifatire umwanzuro yahageze ubundi sinumva hari ibintu biri gushirira kandi ntibagiye ko nari ntetse ubu umuntu mukuru kandi ushishoye dore ugize imana ubonye umuntu ugukunda imana igucishije iramwa ngo ni Kazungu yari igiye kuzakumugaza ube seriyeze pe Katerina mbabare wimvugire ibintu Kazungu neza yari yaranzonze Kazungu imana yamunyishije agahoraho Kazungu yaramubitaga Kazungu yaranukaga nta kintu Kazungu yankoreye kizima kibaho Kazungu yari serere reba ukuntu yavugaga uba rero muzehe ni kuri gahunda zimeze ngewe ngomba kuguha 300 nkagukubita ikesi 3 za Primus nkagukubita n'izindi 2 za Fanta ubukwe bukaba uko rwose gahunda zizagenda noneho ntabwo ibintu tuzabigira ubusabane cyane tuzabigira private ukuntu ibintu bimeze uzatumira abantu bakeya bo ku muryango wawe nanjye ntumira abanje bakeya bo ku muryango wanjye ubundi twicare tumeze nk'abantu bari kwinegura rwose ukuntu nkubwira kuvuga no gutaruka 300 sibyo wari bwajya kugura inka mu isoko wigeze ubona inka ibyibushye
ninanutse bayigura kimwe ntabwo babigura kimwe. uriya mwana wagize ko afite ibiro 60 nabintu bicika mu bwirungu Nyine ndabyumva. Njye uriya mukobwa wanjye rwose uwawe nako. Ari ibintu bishoboka byose. Suzi bya bindi bafata gutya bakajya mu rwuru ugakubita imijugujugu ukarenza nko hirya amashyo. Ubundi njye niyo nakamukoye. Ariko buryo umugabo agucumitse ingufi ntabagukize ndende. Burandi bwo bushobozi bwa. Oya, ese nkubeshye. ariko ntacyo Bura rwose no kugira ngo naranyabone nakubisi izi bipfunsi rwose. Ntako ntagize. nta kibazo ibyo ari byo byose byo kunywa n'ibyo kurya uzabyirenge kuko ndashaka ko abantu banjye bazava hariya bose bagenda bavuga kuko Oya nyine ngenda byemera. Ariko noneho tuzabikora kurana bikubwiye nyine nta bantu benshi bazaza. Abantu bakiya ku ruhande rwawe n'abakiya ku ruhande rwanjye. None se reba nanjye ndeka mbanze nkukira ikibazo aho ngomba quartier yanjye yose igomba kumenya ko narogoresheje ariko ryama nzusasigarana ishema hari mwere hafi cyumwe erega nuko utanabizi buriya quartier kumenya yuko warongoresheje ubu ngubu ni nabyo byago byawe ati gute reba abantu barahuriye mpaka n'imbeba zo mu rubariro zirabimenya ko washingiza ivona kuri cya gihe cya kazungu ubuse nibabona ugiye kumushingiza bwa kabiri nta n'umwaka wari washira ese rubanda urumva batakuryanira inzara akoze ko basigara banipa ibyo nkubwira nibyo nyine ngiye ibintu byose mbikubwira nabanje kubitekerezaho kandi nta kintu nkubwira kije par accident rwose mavasi mu byose bizaba avance rero avance kundi uri oya ngiye rero kunumva ndumva ntabwo avance ubu ndumva nza nazayiguha na madamu yawe yaje kubera ntabwo umwana rero wamubyaye wenyine shaka ko haza mu gihe oye none se umwana rega umugore yamugiriye kubisara mwonsa mugira gute urumva ntabwo uyu mwana adahari wewe kazungu wagura byeri wagira gute ukuntu na bia kufanya nini Karyoshye kirona cya. mimi nataka pesa zangu Asonja kibipeso byawe peso na amafaranga ashaka yanjye usigayemo wana ukonje kwishiza ngo bagwagacupa ukonje gushaka gwagacupa mimi nitumikia pombe ko genda sengera nibyo se nzatangira nzayaguha kandi nanyana ngura bigana kuguriye urabizi ko wambere imbwa kuva na cyenda umbwa kabisa jewe imbwa rwose imbwa wowo rwose ubwo se ndengura mutaburi dabo waburi dabo se kubitse amafaranga yanjye uribuka ariko wibagiwe wankoreye umunsi nze guka kubufasha wowe niyo wabufasha nibone cyana ngabura unyiterete mu cyongereza ndabura amagambo atari bukoresha yonyine nyambe sasa ivuga ngo ndagukunda ndakwishimira shako tubana twana bana hapo zawe wese asubira kumubwira hivi musoze mu ntoki ubwo uti fuck you be yesterday azirikana nawe koko azirikana sicyo hariya nakwije icyongereza wari ugenda kuvuga icyongereza kivuga nabi uzana mu bucu wayishe cyose cyane icyongereza ko kari bitutse wangije ibera kugura byibuka ntabyibuka se nawe ngo genda umubwire umukobwa nimuhura umusuze umukore mu kiganza ubwo uti fuck you be ndagukunda ndakwishimira tuzabana sa amagambo atatu siyo nakoresheje ibitutsi mbese wamenye n'ikigori rero nawe nanjye iki girirari ndarya nini uriya mwana kari mwiza ko nigeze kuryama hariya mu gacyamo hari umanitse ariko mu kabande ugiye mu mudugudu wakurya njyanye gutya mu kayira nawe agacuba njye mbona kiri kuza kimpobera mama
Dada, unajua jinsi mimi nakupendaka. Tangu nimekuona paka roho yangu imeshituka, mimi mwenyewe nikachanganyikiwa. Ese ibyo bintu mu kuvuga ni ibiki ko nari kubyumva? Dada, kumbe unajua Kinyarwanda? Urasi Kinyarwanda? Ndikizi nyine. Bwana sifiwe kweli. Ngizimana mbonye nimetoa tuvugana. Dada, mimi nakupenda, ndakukunda bya hatari. Hivi mimi ukiniona hivi, mimi niko shehe, Muislamu kali sana. Izina Yesu. Ngunguki? Wewe uko Muislamu? Wewe nagura Muislamu? Nje ndi umurokore. Uri umukristo? Ala. Dada, mimi naje nubone gutyo nambaye no kanzu. Ugire ngo nanjye ndi Umusilamu. Nuko yingiye ariyo ndarana nanijyara kuri botike gushaka no mu gitondo. Nami niko pasteur. Rero nuzongere kuyambara kwingi ni abasilamu. Mimi niko pasteur. Haki ya Mungu. Bwana kuombea, tukibona gusengera, tubikana imyaka ibya byose byose. Sivyo? Usijare kabisa. Na mimi nakupendaga sana. Mimi niko na pesa, mfite amafaranga zabo kila kitu. Mimi sinanga uzinundebe gutya. Genzi ndimi zose. Gusizizi. Kiswahili, najua Lingala na Kiingereza. Mbwira Icyongereza zitwanje. Icyongereza? Kiingereza mimi najua Icyongereza cyo muri Amerika. Mbwireho igicyo tumve. Ushatse gukura n'umuntu w'umusuza, umubwira ko umukunda, nawe bamwambia si fuck you be bad. Ngomuki? Batch be fuck bad. Hapo sasa unasikia utamu. Umuntu wakijije Icyongereza yakubesha. Hapana, hiyo ni Kiingereza, ni Kiingereza cyo muri Amerika cyo. Yego. Ndakize cyane kabisa. Nasundi wangunze ryari? Mami tangu nimekuona mimi roho yangu imeshutuka. Ndagukunda kuva nakubona. Paka niryamye nakunyansinze. Nakurota. Bana numva sinzi mbese kuna ntabwo asema ambaye ukansoma dada. Nuko rero asante sana. Undi nyokungana kuriya nukumuhiga nk'uhiguru. Urushinge cyangwa n'urushenge. Uzane ibintu byinshi. Reka tukamubona sinase ko turimo kumuhigira mu binani. Uzane ibintu byinshi ngiye nshaka. Mario. Cheri, shu. Cheri. Akurabona utajya kusariramo noneho. Ariko nkora ku mabere. Ariko nkora mu bwanwa, None ngira ngo mwangutse. Mbona nyene mbwa njamazindutse n'imagaze hejuru. Wari gushita ko wamusomye ugira ngo ni wamukobwa. Cyane n'umudege mubisha. None nabyabikora. Mugihe tugiri guharana njamazindutse mbwira ngo kucyo ryamyana ngo maranga n'ikindi. Hazanya nembe ufite umutwe nk'uwinuza. Cyana kimeze nk'inuza. Iki kimutwe nk'uwigare cya Fabrice. Uzi ibintu cyamukoreye. Cyamucishira kabuno amaguru. Fabrice umugabo arataganga rwose agenda amaguru atakura. Hari Fabrice utoranja. Cyana gito. Hoya. Cyamwikorera cyaramurinde kwa rwose aganga rwose. Ndavuga nanga. Cyamudurutse mu mbwa sha. Cyane gifite n'imbaraga. Imana kuriye gifata umuntu umugabo none imbarise. Kandi none hari sera. Maraga rise. Mareba. Esa shimwe. Yesa shimwe na munagane toka hapo. Mutware umugezi umva rusaro umva abyaye abakobwa gusa ko nta shema bamuteza mu bandi bagabo. Umubyeyi yabeshye umutware ko twita umuhungu kugira abone agahenge amahoro atahe mu rwabo. Umukobwa wuje umuco ari rusaro arwanira ishyaka cyane uwo muryango. Rusaro